Ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph. Kaya don't know, exo pad on the chapter. Mose pida the zero, every rank on the chapter. And kabam kabam bomb clat, why I say? Umesahau ulipotoka, juna pokwenda, ukapata kiburi kuona mimi nakupenda. DJ hala 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 hala. What's up Kigali mmezemte? Nanjye mujye munyemerera mbite Kigali cause nuri iki Gisenyi ubundi mubimenyereye ku banyamahanga cyane. Ubundi kuva kera nkiri umupeti hari ukuntu numvaga ibintu birimo Rwanda nkazamajerwa zayitexerwa nkajya genda nsobanuza icyo bikora bakabinsobana ariko bageze kuri RWANDEX babaje bayoberwa icyari cyo mu byukuri ariko mu bushakashatsi bwanjye nasanze ngo burya RWANDEX ari umu ex w'u Rwanda. I'm telling you. Ariko nkibaza se ni gute ex w'u Rwanda aba mu Rwanda? Ndavuga mu byukuri ex w'u Rwanda nako RWANDEX yakabaye kuba ari Kongo kuko mu minsi ishize twakoze break up. Twakoze break up ubu ngubu turi single. Turi single rwose. By the way guys, njewe nabibabwiye ntuye Gisenyi duturanye na ex w'u Rwanda. Rero ikirimi cya ex w'u Rwanda hari igoma bavuga Igiswahili cyane, hari ukuntu cyaje kivanga n'ikinyarwanda cy'Igisenyi. Noneho abantu b'Igisenyi hari ukuntu bavanga Igiswahili n'ikinyarwanda. Hari ukuntu mba ndi nko ku rusengero amaterano ataratangira kumva ba telefone nko mu mama. Mere uko wapi? Ukumva aravuze ngo nilienda ku rusengero kuomba, avanze urusengero na kuomba. Noneho harundi uvuga ikinyarwanda pire cyuzuye ariko uburyo pronunciation yacyo akakivuga ukagira ngo ni Igiswahili ngo unyuguza iyo base ukibaza se nkukagira imana mwese ni ikinyarwanda. Umuntu utari wumva sa kubwiye ngo tunaenda mu njyanama ya karere hari umukobwa w'inshuti yanjye niyo wankomye mu bantu bose bajya bavanga ikinyarwanda n'Igiswahili. Ubundi amata mu Giswahili bayita maziwa. Yari yasohokeye la Paris Nyamata. Baba baramutelefone. Dada mbone tulikukosa ulienda wapi? Nilienda kula Paris Nyamaziwa. Ariko ahangaha hari umujama w'inshuti yanjye nabonye bita Sadiki yaje muri no show kandi busanzwe nzi ko nta mafaranga agira. Sadiki yagiye hera ndamubuze. Buriya yibwirije aragenda. Ubundi muzi ubusobanuro bw'izina Sadiki. Ubundi muvuga n'amazina mutazi nicyo asobanuye. Ubundi sa mu Gifaransa bisobanije naho Diki ntimumbaze icyo bisobanuye murabizi. Ubwo Sadiki ni ntuzi ijana. Ari umugitifu w'inshuti yanjye nako mu executive yuvuze gitifu bugiye kuvuga ibindi bintu. Ubundi gitifu ubundi harimo ijambo tifu. Tifu na amenyo no gitifu ni kinyu. Ni kinyu, I'm telling you. Aba executive hari ukuntu bakundaga kuza kudusura ku kigo nigagaho. No, ku kigo nigagaho ubundi nkijya muri superieur bwa mbere amazina bahamagaraga abana muri class. Sibyo bakize umwarimu bwa mbere agifata kaye d'apere ngo ahamagare amazina y'abana uri bwiyumve amenye ko ari muri iyo class utari bwiyumve amenye ko yayobye. Yaraje abatangiye guhamagara amazina asanzwe aya ngaya Yishimwe Joseph Habimana n'andi amazina atandukanye. Abageze ku zina ry'umupeti bitaga Imana Sigikinisho Jean de la Croix. Twese twaguye mu kantu avuga ibi bintu nago biri nomo tugira ngo iryo niryo rirenze. Irindi yagiye gusoma twagize ngo tugiye kwiga ijambo ry'Imana yaratangiye nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Obedi ari he? Guys, ibyo guseka byavuyeho turavuga tuti ibi bintu uyu mwarimu ashobora kuba ari kubeshya. Twese muri break time twahise twegera wa mwana turamubaza tuti ufite indangamuntu? Aratubwira ndayifite. Turibaza se izina ryakwiriyeho. No tugiye gucekinga ku ndangamuntu dusanga kumbe kuryandika byarabananiye bandikaho Yohana 3:16 Obedi. Ladies and gentlemen, thank you very much. My name is Ishimwe Joseph.